aba bana bacu mureba bakeye beza banyu mwareze, turabashimira uyu mwanya mwabahaye wo kugira ngo bagaragaze impano zabo mu guhimbaza Imana ndetse no kuyikorera, kandi ndetse ndashimira n'abarezi babo babaherekeje kuri uyu munsi. Ashimira ababyeyi babo, abayobozi b'itorero, abakristo mwese mu gukomeza gushyigikira abana bacu kugira ngo bagire imyitwarire myiza, indangagaciro no kwizera. Twebwe nk'ikigo ntago dushyigikira gusa uburezi bushingiye ku myigire, ahubwo dushyigikira imyitwarire myiza, indangagaciro ndetse no kwizera. Akaba ariyo mpamvu uyu munsi twishimiye kuzana hano n'aba bana bacu kugira ngo babagezeho ubutumwa bwiza bafite mu ndirimbo, guhimbaza Imana no gusenga, kandi ndakeka mwagiye muryoherwa n'uburyo babataramiye. Murakoze. Ngira ngo mbahe umwanya n'ubundi babashyirireho ubutumwa babateguriye, mubasabire umugisha, bakomeze kuba abana beza, bizera Imana, bubaha, basenga, kandi nizere ko hamwe namwe natwe twese dukomeza kubarera neza. Ejo bundi nibo bazaba bagize itorero, ari abayobozi, ari abadiyakoni, ari abakristo beza. Bityo rero ndabashimiye umunsi umwanya mwampaye, hanjye waje uherekeje bano bana bakorera ubutumwa bwabo muri GS Nyarusange. Iyi ni korali yitwa Bizera, murayireba. Nizere ko tuzakomeza kubana neza, kandi nanjye nishimiye uburyo mwatwakiriyemo. Ndabizeza ko umunsi umwe tuzongera tukagera gutya tukagaruka tukabana. Murakoze. Haleluya. Imana ishimwe kandi ihereze cyane umugisha umuyobozi wacu dukunda kandi twubaha, tujya tubigenderamo neza bikagenda neza, Imana yacu igahabwa icyubahiro. Aka kanya tugiyemo rero tugiye mu mwanya mwiza wo gutanga impano. Tugiye mu mwanya mwiza wo gutanga impano. Mwanditse nabivuze neza, mu kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye, kandi iyo Kristo adushoboje tugomba kubikora mu izina rya Yesu nta kibazo. Imana nigomeze guhabwa icyubahiro. Hari abantu rero tugiye gusoma kugira ngo batambuke begere hano imbere. Imana ishimwe. Turasoma umwana yitwa Nitugabiye Keria, yatambuka akagera hano imbere. Turasoma cyangwa turahamagara undi mwana witwa Niyonyishyu Angelique. Reka dusabe atambuka azana imbere, niba ntaho hari haze umubyeyi we. Turongera gusaba umwana yitwa Desire utuye hano hepfo, impande y'urusengero rwa Anglikani, nawe yatambuka akaza hano nimba hari. Ahari twamusaba agatambuka akegera hino. Imana ishimwe. Reka twakire n'ubundi nyakubahwa umuyobozi w'ikigo cyangwa waje duhagarariye Dodi, umuyobozi ushinzwe imyitwarire na discipline mu kigo cya GS Nyarusange, atambuke bamuha impano ashikirize umwana yitwa Desire. Imana igomeze guhabwa icyubahiro. Reka tumusabe ashikirize impano Desire. ishimwe.
arakoze cyane umuyobozi w'ikigo. Reka dusabe Tica Nsabirema Abel atambuke ashikiriza impano umwana witwa Nitugabiye Keria. Yatambuka tugakoresha umwanya neza. Imana ishimwe, murakoze cyane. Reka dusabe Tica Mushimiyimana Jeannette nawe afate impano ashikirize umwana witwa Niyonyishyu Angelique. Imana ishimwe, murakoze cyane. Turongera guhamagara uwitwa Nsengiyumva Maria, Kankindi Jeannette, Mukashemeza Donatira. Abo bakecuru batambuka bihuse cyane bakegera hano imbere, badufasha bagatambuka bihuse. Bihute cyane, bihute. Imana ishimwe. Turahamagara uwitwa Nsengiyaremye Pierre afata impano ayishikirize uwitwa Nsengimana Maria. Turongera guhamagara arimo atambuka. Turahamagara kandi umubyeyi wacu ari nawe mubyeyi wanjye mama atambuke kugira ngo ashikirize impano uwitwa Kankindi Jeannette. Imana ishimwe. Katumusabe ashikirize Kankindi Jeannette. Imana ishimwe. Turongera gusaba uwitwa Bizimana Emmanuel ashikiriza impano uwitwa Mukashemeza Domitira. Imana ishimwe. Reka duhamagare uwitwa Nganyirimana Divine, uwayisabye Bayubahe Fabrice, igira imbere Shatari, Hategekimana Emmanuel, Namuragijimana Yosefa. Tubasabe batambuke. Nganyirimana Divina, uwayisabye Bayubahe Fabrice, igira imbere Chantal, Hategekimana Emmanuel, Muragijimana Yosefa. Reka dusabe Havugimana Esther ashikiriza impano uwitwa Nganyirimana Divine.
Kwizerwa Jeannette ashyikiriza impano uwitwa Igirimbere Chantal. Kwihuse. Igirimbere Chantal. Chantal ni wowe wigira ubwoba cyane bagwaye impano wigira ubwoba se kumwenyura Banishimwe. Turongera guhamagara uwitwa Niba na Venansi ashikiriza impano uwayisabye Bayubahe Fabrice nimba hari. uwayisabye Bayubahe Fabrice ari Nimba adahari hagira umuhagararira. Uwayisabye Bayubahe Fabrice cyangwa nta n'umubi nta n'uwo mu itorero ry'ibanze rye uhari. Nyaruka ufatire yo umuyobozi w'itorero ry'ibanze amufatire rwose. Ishimwe. Reka duhamagare niyo Rukundo Epifani nawe Elevani ashikiriza impano Muragije Imana Yozefa. Uramukiwe Angelique uwayisabye uramukiwe Angelique Nyiraneza Venantia w'inyarukeri tubaze batambuke bakoresheje umwanya baze bihuse nimba bahari. Uramukiwe Angelique uramukiwe Angelique uje kumufatira umubyeyi we niba hari cyangwa se umuyobozi w'itorero ry'ibanze. Naze Nyiraneza Venantia. Hari n'umwana basigaye Twategeka Imana Emmanuel. Jya hano mukecuru, jya hano hagati mukecuru. Reka dusabe Paperisa ahaguruke kugira ngo bamuhe impano ayimushikirize. Mana ishimwe. Reka dusabe Teacher Efroni ashikiriza impano uramukiwe Angelique nawe. Uramukiwe Angelique nawe uhari. Umuhagarariye Sentunu hano hakurya. Nyaruka ngwino bagushakira inzira hano hafi. Ngwino ntiyari yabimenya. Tambuka wihuta wane. Angelique tambuka hariya igera wawe kira cyose yakugeneye. Iyo ni ifunguro ry'umunsi. Umwana Twategeka Imana ntabwo turimo kumubona.
ubwo impano ye azayikura ku kigo, turayishyikiriza ubuyobozi bw'ikigo, azayikura ku ishuri. yitwa nde? Yitwa Hategekimana Emmanuel. Ubwo umuzi amubwire kuwa mbere naza kwiga azaze gufata impano ye kuri ofisi. Imana igomeze guhabwa icyubahiro. Haleluya. Imana nishimwe. Rero tugiye kuririmba indirimbo imwe yo gusezera. Yesu ashimwe. Hari ikintu gikora ku mutima ukabura uko ubivuga. Hari ivugabutumwa tujya dukora ukabura uko bisobanura. Ubanza ari Yakobo wanditse ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Kubwiriza wabwiriza ukabona barumvise, bakumva bakamenya, bamenya bagakora. Bikora ku mutima kandi bikora ku mutima w'Imana. Gurupe yadusuye ariyo ngo ni abizera bahawe umugisha n'Imana. Siko biri? Abizera bahawe umugisha n'Imana. Turabashimiye. Tujya tuvuga ubutumwa, tujya dusura abantu tugakora byinshi, ariko namwe mukoreye byinshi rimwe. Muraje, muraturirimbiye, muratubyiniye, ariko kandi muranatubwirije. Imana ibahe umugisha. Muyobozi, mwaje muherekeje iki kigo n'abarimu, muherekeje iyi gurupe n'abarimu mwazanye, turabashimiye. Iri ni ivugabutumwa riremereye mukoze, kandi mu by'ukuri ni igikorwa gikomeye. Turi mu cyumweru cyahariwe uburezi muri EBR, kubera ko itariki 5 kugera ku 12 ni icyumweru cyo kwibuka yuko dukwiriye kwigisha no kubwiriza abana kwiga cyane, bakiga ku by'ubwenge, bakiga no mu by'umwuka, kugira ngo batere imbere, banateze imbere itorero, bakorera igihugu. Ni icyumweru kandi cyahariwe, ni ukwezi kwahariwe urubyiruko kuva ku itariki ya mbere kugeza ku itariki 30 z'ukwa gatandatu. Ni ukwezi kwahariwe urubyiruko, bivuga ngo ibikorwa byose bigendeye rimwe. Ari mu burezi, ari mu rubyiruko, ari muri paruwase, turabashimiye. Mutubwire abayobozi b'iki nibyo nimurakomeye niba nta Satani. Imana yabakoresheje, namwe baha umugisha. Mutubwire abayobozi b'ikigo yuko tubashimira uko mutanga umwanya abana bakabona aho basengera bakegerana. Murumva ni gurupe zitandukanye, ab'Inyarusange, ab'Irunyombi, ab'Umusebeya, kubahuriza hamwe bose bakaza umunsi bagahurira mu nteko. Turabashimiye, ni igikorwa gikomeye. Banyeshuri, uko mugiriye neza abangaba, namwe Imana ibagiriye neza. Ibizamini biraje, ejo bundi mugiye kubazwa. Hari abo wa gatandatu, hari abo wa gatatu, ariko harimo n'indi myaka yose isanzwe. Mwese Uwiteka azabane namwe, abibukira uyu munsi iki ngiki mukoze. Imana ibahe umugisha. Hamwe n'ibyo rero, nizere badufatira ifoto y'urwibutso kugira ngo tujye twibuka uyu munsi, kandi n'Imana iyandike uyu munsi uzibukwe muri byose. Imana ibahe umugisha. Natugezaho indirimbo mwateguye. Murakoze. Nimba ifoto basoje kuyifata, icyo tubasaba subira mu myanya yanyu. Imana igomeze guhabwa icyubahiro. Abandi mwongere mutonde neza.
tubasezeyeho musigarane na Yesu niwe uzaduhuza ijuru twase tubona umunezero. Byari bishimishije ko tugumana namwe ariko dore ibihe ntibitwemereye. Tubasezeyeho musigarane na Yesu niwe uzaduhuza ijuru twase tubona umunezero. Byari bishimishije ko tugumana namwe ariko dore ibihe ntibitwemereye. Tubasezeyeho
Shira